Muraho neza mwese bakunzi ba Dugwana Ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho kuri Duhugurane Ikinyarwanda, kandi twishimira ndetse n'uburyo mubisangiza bagenzi banyu kugira ngo nabo bitabacika. Uyu munsi rero nabateguriye nanone ikiganiro kijyanye n'imigani migufi isobanuye neza, ku buryo umenya aho ukoresha uyu mugani uyu n'uyu ndetse n'igihe uwukoresha. Tubahaye ikaze. Umugani wacu wa mbere uragira uti: amagambo atagira mukuru arumba ari indaro. Ngo amagambo atagira mukuru arumba ari indaro. Tugiye mu buryo tubaho buri munsi mu buzima busanzwe, nuko burya umukuru aba ari umukuru, umukuru aba ari umuhanuzi, umukuru aba ari umuntu ugisha inama kandi koko akayikugira, nawe ugafata inzira nziza, nibura ahari igihu hakeyuka. Rero iyo umuntu atagize mukuru umugira inama, ya magambo muganira atarimo inama za mukuru, iki gihe usanga zibyaye ibihuhwe. Zibyara ibihuhwa rwose, ibintu bidafite rimwe na cumi na kabiri, cyangwa se bidafite umutwe n'ikibuno, kuko burya nta kaboko k'umukuru kajemo, nta ka mukuru kajemo kugira ngo nibura kabayobore cyangwa se kabahe igitekerezo kizima iki n'iki. Rero iyo umuntu akoze iki n'iki atagishije inama bakuru, ntabwo ari ba bakuru mvuga za mana basengaga cyangwa se baraguzaga, ahubwo iyo umuntu akoze iki n'iki nta nama agishije, hari igihe birangira ikintu yatekereje gukora kimupfiriye ubusa. Rero aha ngaha niho bavuga ngo amagambo atagira mukuru arumba ari indaro. Wawukoresha rwose mu gihe umuntu yihaye kugenda inzira ya wenyine, ugasanga ntiyagishije inama, n'ibyo yagiyemo byose bikamupfira ubusa. Wawukoresha icyo gihe rwose. Umugani wa kabiri uragira uti: amagambo masa ntiyuzura amatama. Ngo amagambo masa ntiyuzura amatama. Ntabwo umuntu yagusaba ikintu iki n'iki afite ubusa, cyangwa se yasaba serivisi iyi n'iyi afite ubusa, ngo ibi ngibi bizanyure amatwi yawe. Oya. Aha bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko burya agasaza kamwa kandi kuzakamwa. Agasaza kamwa kandi kuzakamwa, cyangwa se akebo kajya iwamugarura. Ntabwo wenda twavuga ngo ni ihame, ariko burya niko abantu bakagombye kubaho. Ni nk'uko ab'ubu ngubu njya numva bavuga ngo nta cyubu cy'ubusa. Oya, hari igihe wagira ubuntu ukakimuhera ubundi, ariko burya akebo ni akajya iwamugarura. Hari n'igihe n'umuntu njya nkunda kuvuga ngo umuntu ukwemerera iki n'iki ariko atazakigwa cyangwa se atazagisohoza, ntabwo ataniye n'uyu nguyu waba uvuga amagambo gusa atanyuze amatwi yawe cyangwa se atanyuze umutima. Akaba nka wundi ngo nzaguha ibyibushye amatwi ariko ntibyibushye amatama. Twashyira rwose mu gice kimwe cy'uyu mugani: nzaguha ibyibushye amatwi ntibyibushye amatama. Umuntu arakubwira ngo nzaguha inka, ugategereza imyaka 10, imyaka 20 ikirenga. Rero kwemerera umuntu ikintu biramushimisha, ariko ntacyo bimumarira mu buzima bwe. Rero amagambo masa ntiyuzura amatama.
ni byiza ko amagambo yagombye guherekezwa n'ikintu. Niba ushaka ko umuntu wundi ushakaho ikintu, nawe wagombye guherekeza amagambo ikintu. Rero ngo akebo kajya iwamugarura. Umugani wa gatatu uragira uti amaganya y'inkoko amenywa n'inkiki yatoyemo. Uyu mugani rwose urumvikana ko burya agahinda kamenywa na nyirako. Noneho twakoresha nk'amagambo abiri dukunze gukoresha, ribara uwariraye. Buriya ngo ni ijoro bajya bavuga, ribara uwariraye. Rero ikintu icyo ari cyo cyose umuntu niwe ukimenyera, cyaba gishimishije cyaba kibabaje, umuntu niwe ukimenyera. Rwose birumvikana. Umugani wa kane uragira uti amagara aryana kara. Amagara aryana kara. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko amagara aryoha. Iyo amagara agize atya akanga, n'urwara rurakurya. Ngo amagara aryana kara. Niyo waba ugize gutya ugatsikira, ubyumvira mu bwonko, n'urutoki rukababara, umubiri wose ukumva. Rero amagara araryoha. Amagara arasaza indiga atarageza. Ngo amagara asaza indiga ataragezwa. Iyo inda itaragije rero, iki gihe ni uko amagara aba akunze. Inda iba ikunze rwose ko amagara yagumaho. Amagara araryoha, nicyo bishatse kuvuga ko burya buri wese aho ari atinya urupfu. Mu mvugo isanzwe nicyo bisobanura, buri wese atinya urupfu. Umugani wa gatanu uragira uti amagara make asenya ku rusika. Ngo amagara make asenya ku rusika. Ku rusika byabaga ari nk'icyumba cy'inzu ya kera za nyakatsi. Rero kuvuga ngo amagara make asenya ku rusika, tugendeye ijambo ku ijambo, niba umuntu ashaje cyangwa se ageze mu zabukuru akaba arimo kota ku ziko, atari iby'ubu ngubu byo kwicara mu ruganiriro umuntu akota amashanyarazi. Iki gihe wenda inkwi zabaga zishize mu ziko, agahita akurura ibyatsi biri aho ngaho hafi, agahita yongera mu ziko agakomeza kota. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko burya uko umuntu ameze yakagombye kwiga gukora bijyanye n'ubushobozi bwe. Umuntu yakagombye kwiga gukora mu bushobozi afite, nta kwihanika. Niba ufite ubushobozi buke, gerageza gukora muri ubwo bushobozi. Kandi niba ufite ubushobozi bundi, ugerageze gukora muri ubwo bushobozi, ariko utarengeje urugero. Ngo amagara make asenya ku rusika. Ni nk'ihene bafashe gutya bakazirika ahantu, ntabwo yajya kurisha irenze uburebure bw'umugozi iziritseho. Oya, irishiriza aho ngaho hafi nyine iziritse. Twakagombye kumenya uko dukora mu bushobozi bwacu dufite. Umugani wa gatandatu uragira uti amagara ntaguranwa amagana. Ahangaha rwose birumvikana, ujya guhuza n'uwa kane. Amagara ntaguranwa amagana. Amagara murayazi rwose ni ubuzima, amagana akaba amafaranga. Rero ntabwo amafaranga yagura ubuzima. Ubuzima buraryoha nk'uko twabivuze ku mugani wa kane. Amagara rwose ntiyakaguranwe amagana. Nta kintu kiruta ubuzima.
nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa 7 uragira uti amagara ntamerwa aramirwa. Amagara ntamerwa aramirwa. Hari n'abandi bajya bawukoresha ngo amagara aramirwa ntamerwa, byose ni kimwe. Amagara ntamerwa aramirwa. Burya ikintu cyose umuntu akoze kiba kijyanye n'impamvu bijyanye. Uko umuntu ameze uhita ubihuza n'impamvu yabimuteye. Tugiye mu gisobanuro cyiza kiboneye kigororotse mu buzima busanzwe, nuko burya uko dufashe amagara tukayitaho tukayagaburira, ibi byose dukora nuko amagara agenda akaba meza, ubuzima bukagenda bukaba ubuzima bwiza buzira umuze. Rero amagara mazima, ubuzima bwiza ni ikiri mu nda. Ngo harimo ikiri mu nda. Aya magara yitaweho, amagara agaburiwe neza, afashwe neza, umuntu agaragara neza. Rero kuba umuntu afite amagara meza ntabwo ari ukuvuga ngo niko yavutse. Amagara ntamerwa ahubwo aramirwa. Biterwa n'uburyo ki yitaweho, biterwa n'ibyo yariye n'ibyo yagaburiye ya magara, ndetse n'uburyo yitaye kuri ya magara. Nicyo bishatse kuvuga rwose ko amagara atamerwa ahubwo amirwa. Umugani wa 8 uragira uti amagara y'uruzingo ni umunyotwe. Ngo amagara y'uruzingo ni umunyotwe. Ijambo umunyotwe usobanura ikintu cyasigaye ku muriro wakaga. Iyo umuriro watse wenda bacanye runaka inkwi, bakagira icyugi cy'inkwi, ariko za nkwi zigashira hagasigara umuriro, hagasigara none ivu, ryavu ryotsa wakozamo ikirenge ugashya, niryo bita umunyotwe. Umunyotwe rwose ni ivu ryavuye ku nkwi zacanywe, yavuye ku muriro wagurumanaga nk'igitangaza, ariko ryavu ryasigaye niryo bita umunyotwe. Rero baravuga ngo amagara y'uruzingo ni umunyotwe. Bishatse kuvuga iki? Ahangaha bishatse kuvuga ko uw'intege nke, umuntu w'uruzingo, umuntu ufite intege nke arimenya, amenya ubuzima bwe uko buteye, akagerageza kubwitaho kuko abuzi. Ni nk'ahandi bajya bavuga ngo uw'agahanga gato akarinda uruguma. Ugomba kumenya ko ufite intege nkeya, nyine ukagerageza kwirinda indwano. Hano rero ngo amagara y'uruzingo ni umunyotwe, nuko uw'intege nke yimenya akirinda, nk'uko uruzingo narwo rwishakira ubushyuhe mu gihe wenda rukonje. Ntawarwitaho ngo reka tumushyire hano yote. Ahubwo niwe ugomba kwimenya, ukamenya ko uri uruzingo nyine, ukishakira ubushyuhe. Umuntu arimenya, umuntu w'intege nke arimenya, nicyo bishatse kuvuga. Umuntu arimenya rwose. Umugani wa 9 uragira uti amagi iyo yaje arisha umugabo igikoba. Ngo amagi iyo yaje arisha umugabo igikoba. Igikoba ntabwo ari iki ngiki wenda bazirikisha imizigo, ahubwo ibikoba ni bya bindi babagaga inka, rwa ruhu bakagenda bakarwumisha, inzara yanatera ugasanga uruhu bararukata bakaruteka ku bishyimbo, ku buryo abana barurya, bakarya nk'abarya inyama bisanzwe. Rero mu gihe cy'akanda cyangwa se cy'inzara idogeye, yabaga yadogereye, batekaga impu rwose bakazikatakata,
abana bakarurya rwose, bakarya uruhu. Rero ahangaha ntabwo umuntu yabyita ngo ni inyama, ahubwo babyitaga ibikoba. Ni ibikoba. Rero ngo amage iyo yaje arisha umugabo igikoba, ni nko kuvuga ngo umugabo utarahamya urugo ntiyivumbura ibigaze. Dukoresha undi mugani rwose bavuga ko umugabo utarahamya urugo ntiyivumbura ibigaze. Nyine niba ntacyo ufite, niba turi mu nzara, turi mu kanda, ikintu cyose kije ushima icyo. Ntiwajya kuvuga ngo nshaka iki n'iki, nshaka inyama kandi n'imboga zabuze. Oya, iki gihe ufata icyo ubonye. Rero ngo iyo amagi yaje arisha umugabo igikoba, umugabo wihaga inyama akiha intongo, iyo amagi yaje n'igikoba aragishima. Bishatse kuvuga rwose ko umugabo afata icyo abonye iyo ari mu kanda. Ari naho nabahaye umugani bijya gusa uvuga ngo umugabo utarahamya urugo ntiyivumbura ibigaze. Umugabo nyine ugira gutya udahahira urugo, niyo wamuha ibigaze arabyemera kuko nta bushobozi afite. Twagiye umugani wa 10 ari uwa nyuma, uragira uti amagorwa y'umugabo ni ugusigaza adahaze. Ngo amagorwa y'umugabo ni ugusigaza adahaze. Hano bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko amagorwa y'umugabo, agahinda k'umugabo ni ukuburira ahantu yishyikira. Afite ibi n'ibi byarya ariko bakanura amasahani adahaze, bagasigaza rwose adahaze. Iki gihe niko gahinda ka mbere k'umugabo. Ubundi ariko umugabo kera ngo yajyaga ahahira urugo, umugore ari mu rugo yita ku bana, abaha cyangwa se abatoza uburere bwiza. Rero ahangaha kuvuga ngo niho mpamvu muzajya mwumva bwa busambo abagabo bagiraga ngo inyama nziza ni iy'umugabo, ngo ikijumba kinini, ikirayi kinini ni icy'umugabo. Ahangaha byabaga ari nk'ubusambo cyangwa se nko gusambira abagore cyangwa gusambira abana, ariko niko umuco wari umeze wo kugira ngo umugabo narya neza akarya ibimukwiye, ngo arabona imbaraga zo kujya gushaka ibindi ejo. Ari wo muco tutakagombye rwose kugira ubu ngubu, kandi ndizera ko wanacitse. Hano ngo amagorwa y'umugabo ni ugusigaza adahaze, nuko umugabo aba yaburiye aho yishyikiraga. Aho yishyikira rwose akahaburira. Naha rero turangirije ikiganiro cyacu cy'imigani 10 nari nabateguriye. Nizera ko rwose mwanyumvishije neza kandi mugasobanukirwa igihe umuntu yakoresha umugani uyu n'uyu. Kandi niba hari n'umugani waba wakwisobye, byaba byiza utwandikiye mu bitekerezo maze ukadusiganuza. Natwe nicyo tubereyeho, tukaza tukareba uburyo ki twakongera twawusubiramo mu buryo bwimbitse neza, mu buryo busasanuye, mu buryo busobanuye. Nkaho rero nimukomeze mugire imbaraga n'imbaduko, kandi nibyo mbifuriza. Mugende muronkere aho abandi baburiye, kandi mugwize ubugiri aho muri hose. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.